ngampamagara akana kandahira amakara yego banyira mwiza b'abagore b'abadiyakoni ukora pa muri toilette umubabarire umuha amahoro umurimo w'Imana agatera imibare y'amafaranga. Ni nayo mpamvu uzasanga iyo uri umukene ntibagusengera. Ndabashuhuje mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, amahoro y'Imana nabe muri mwe. Nizere ko mumeze neza mwebwe abakurikiranye Mama Sharirene official. Turabashuhuje cyane. Iyo nambaye uyu mwenda, nambaye uyu mwambaro, ntabwo njya mbasha gusobanura ibintu byinshi, namwe murabyumva icyo mba ngiye kuvuga. Rero turabakunda kandi twari tubakumbuye mu kiganiro cyitwa umusirikare wa Kristo, aho dukora iki kiganiro twifashishije igisirikare cy'umubiri, kubera ko narababwiye ngo imbunda na Bibiliya byubahwe. Imbunda na Bibiliya byubahwe, itorero n'igihugu byubahwe, icya 10 n'amaturo ndetse n'imisoro n'amahoro byubahwe, umwami n'umwami Imana bose bubahwe. Ubwo rero nateguye ikiganiro cyitwa umusirikare wa Kristo, hanyuma ngenda mbikora nkoresha ingero z'umusirikare usanzwe. Twasanze mu itorero huzuye ba civilian kandi nta musivile wa Kristo ubaho, ahubwo habaho umusirikare wa Kristo, kuko afande Jesus njya nkunda kubigishaho ntabwo ari umusivile. Hanyuma rero twasanze hari ibintu dukwiye gukosora turebe ku gisirikare cy'umubiri. Tugeze kuri episode ya 23. Twagiye tuvuga ku bintu byinshi bitandukanye abagiye bakurikirana umusirikare wa Kristo. Twagiye tureba ukuntu abasirikare bakunda akazi kabo, twabonye ukuntu abasirikare nta banezezwa no kubona igihugu cyabo ibendera rizamuye batsinze, kandi tureba dusanga ibyishimo by'umusirikare no kubona mu gihugu nta ntambara ihari, gifite amahoro, kandi dusanga abasirikare ntago baba mu nyungu zabo bwite, kandi dusanga abasirikare iyo bari gukora aka kazi bagakora neza n'ubwitange, cyane ko twasanze nta n'igihembo bagira. Nta gihembo bagira, ariko igihugu nimba hari ikintu cya mbere igihugu gitekerezaho n'umusirikare. Deja nge nanavuga ngo nta gihugu ntago bashobora kubona igihembo gihwanye n'akazi bakora. Niyo mpamvu umuntu wese uvuga ngo ngiye kujya mu gisirikare ntago abajyanywe no kujya kwemeza abantu, nta nubwo abajyanywe no kubona kuri uniform ari keza zakifotorezaho, abafite ishyaka n'urukundo rwo guteza imbere igihugu akoresheje imbaraga ze akakirwanirira ngo kibe mu mahoro. Ibyo bintu byose rero twatanzeho ingero, twasanze ari ibintu byiza. Abavuga butumwa, abahanuza, abakozi b'Imana, abashumba, abapotre, ababishop barimo barabura. Twasanze rero muri iki gisirikare cya Kristo hari abantu benshi bavuga ngo ni abasirikare ariko ari ba civilian. Aho twagiye tureba ukuntu umuntu w'umushumba bamwimura bakamujyana mu cyaro bamuvanye mu mujyi agahita akambya impanga, yarangiza akajya gutanga ruswa kugira ngo bamujyane ngo ku mudugudu mwiza. Ariko twaritegereje dusanga umusirikare iyo bamuvanye i Kigali bamubwira ngo najya muri Nyungwe, iyo afande ari kubimubwira bamuhagaze imbere ari kugenda amubwira ati afande ndiyo, afande ndiyo, funga mizigo, afande ndiyo, niryo jambo bakoresha. Ubwo rero dusanga nkawe mpasteri bajyana ku mudugudu kagenda winuba ngo ni mu cyaro nta matura haba, ngo haba bakene. Basanze umusirikare atagira impamvu. Abasirikare barara mu ishyamba, bamumbeho no mu iyi imbeho yaje ari nyinshi nuko bayibamo, iyi zuba ryaje ari ryinshi baba mu zuba, kandi mbese muri make bakora ibyo bazi. Twasanze rero nubwo mwibeshya cyane, nubwo wicara ukimanikaho igrade ngo ngende umushumba ukabyiyita, undi ukicara ngo nda apotre aposo, hari ukuntu mujya mwimanikaho ibyo binyenyeri kandi atari ibyanyu. Kandi nabwiye abantu ngo amapeti muri kwiyambika atari Imana yayabashyizeho, muzifuza aho muyajugunya ariko ntimuzahabona, kuko ibyo mwiyise byose
ibyo mwiyise byose ngo ngwino usengera kubundi reka nkubwire ubundi nta muntu ushobora kubona ko akwiriye ikintu ahubwo Imana yo mu ijuru niyo ikureba ikavuga ngo uriya muntu wanjye akwiriye ikintu none ubu ngubu gufungura amatorero byaroroshye umuntu aricara agakora umushinga w'ukuntu azafungura urusengero agahita atera imibare y'ahantu azakura abakirisitu agakubita umubare ati mu mwaka umwe nzabanyagwije hanyuma mpite ngurisha isengero birababaje vrema reka mbabwire wenda dutanze urugero muri iki gihugu cyacu mu gihugu cyacu hari ibigo byinshi bajya bagurisha hari ibigo bajya bagurisha ngo cyari ikigo cya leta ariko cyeguriwe abikorera ugasanga ariko nta na rimwe igihugu gishobora kugurisha igisirikare nta gihugu kigurisha igisirikare kuko igisirikare kigira agaciro ibihe byose mbwira ukuntu umuntu avuga ngo afite urusengero ngo agiye kurugurisha ukagurisha abakirisitu muri utuyuko muri abanyamitwe muri ibirura byaje mu itorero mukiyitirira Imana mugafata insengero mukazishyiraho imisaraba indi mukayishyira ku gatuza mu gatuza mukitirirwa izina ry'Imana ariko hari igikorwa cya operation hari operation zijya ziba mu gisirikare bari kureba abantu b'abahaduyi abacuruza ibiyobyabwenge abantu badasobanutse operation hari igihe Imana igiye ikora mpamvu muzabona Imana yatunyuzemo ikatunyuzamo akayunguruzo ukumva ngo itorero ryageze hehe bari kurivuga ukumva ngo bimeze gutya na gutya Imana ibiri muri operation nk'ubu hari abantu bicajwe hari abandi bakuwe mu myanya yo hejuru bashyirwa hasi ni operation y'Imana utazajya wicara ku ntebe ngo ugire ngo Imana ntigikora operation izayikora ariko mbona itahiwe ari y'abahanuzi b'ibinyoma mwabahanuzi mwe murye muri menge namwe izabanyuramo hari igihe igihugu hari igihe abasirikare n'abapolisi bagenda bahabwa operation zitandukanye ugasanga n'abapolisi bazibahaye nyine bajye kureba ibiyobyabwenge barebe za forode hari igihe Imana rero natwe igitunyuramo ariko mbona abahanuzi b'ibinyoma nimwe mutahiwe hanyuma rero Imana nibaho umugisha turabakunda I love you so much namubwiye ko nimenya akarenzaho nzakababwira by'umwihariko ndasuhuza abasirikare abasirikari muri gucunga umutekano muri iki gihugu ahantu henshi hatandukanye ndabashuhuje abari mu butumwa bw'amahoro aho ngaho muri ibyo bihugu by'amahanga ahantu henshi aho mwagiye kuzana amahoro kugira ngo n'abandi bahumeke nk'uko natwe duhumeke baryame bizigure muri abantu bo kubahwa mwubahwe cyane kandi amaboko y'Imana isumba byose ntazigere abura ku buzima bwanyu tubafatiye iry'iburyo nibikomera n'iry'ibumoso tuzarifata kandi tuzajya duhamagara imbaraga z'ijuru kugira ngo Imana ikomeze ibahe support umusada uturuka ahera nongera kwibutsa abasirikare ba Kristo ngo igisivile kirakabije mu itorero mu bakristo mu basenga mu ngirwa bakozi b'Imana uyu munsi ikintu ushaka tuganire kuri iyi episode ya 23 ndashaka ko tuganira ku umusirikare turashaka tuganira ukuntu umusirikare nta muntu ujye umubwiriza iby'akazi ahubwo ahabwa owning nzajya mvuga ibintu nsimbivuge neza muzajya mwihangana ngendo umusirikare rimwe umusirikare rimwe hari ibyo ntasobanukiwe neza muzajya mwihangana ubwo rero ndashaka ko tuganira nkababwira ukuntu umusirikare nta na rimwe umusirikare bajya bamubwiriza iby'akazi ahubwo icyo bakora ni ukumupangira akazi gusa yego niyo episode ya 23 nicyo tugiye kuganira umusirikare ntawe umubwiriza gukora akazi ntago umusirikare bamwingingira gukora akazi ntago umusirikare bamuhendahendera ngo gukora akazi nta na rimwe afanda ashobora kuza ngo abwire umusirikare ati sha wambabariye ukajya kuburinze ntago bibo ni itegeko kandi ritari itegeko ryo kuvuga ngo ni itegeko ahubwo ni itegeko riba ryanditse mu maraso y'umusirikare mu misokoro mu mutima mu bwenge mu bitekerezo aryamye yicaye mu byo yibwira abari gutekereza iby'akazi ni ibintu biba bimwanditsemo
ntabwo afande ashobora kwinginga umusirikare ngo mbabarira ujye ku burinzi, mbabarira wimuke ujye muri Nyungwe, mbabarira wimuke tukujyane mu cyara hanaha, mbabarira ujye hano hari ahantu hakenewe kazi. No, nta mbabazi. Ni itegeko. Ikintu bamukorera ni ukumupangira akazi. Abamuyobora baramupangira akazi, ntago bakamubwiriza, nta nubwo bamwinginga, ntago bamuhendahenda, kuko biba biri mu maraso no mu misokoro, biba biri mu bwonko no mu bwenge. Nta kindi umusirikare ahora yibwira mu mutima waho yicaye hose, aba ari gutekereza iby'akazi. Niyo mpamvu ndi kubabwira ngo abantu benshi mu itorero ni abasivile, kandi nta musivile wa Kristo ubaho, ahubwo habaho umusirikare wa Kristo. Mureke mbabwire, ntago baba bakwiye kukwinginga, ntago baba bakwiye kuguhendahenda mu murimo w'Imana. Umuvugabutumwa uramutumira akabanza kinanura, akajya kuri taci, akajya kureba filime, akabanza akikorera ibye, akumva yuko umurimo w'Imana ari ibintu bakora ari uko babonye akanya gasagutse. Umurimo w'Imana ujyamo ari uko ibintu byose wabirangije, ukuntu ushatse ntiwanajyayo, ushaka wanakerererwa. Niyo mpamvu uzabona umuvugabutumwa yirambuye kandi nta kibazo afite, akagera mu iteraniro saa 7 amaboko yameze nka dende igiye kurwana, yitwaye atya. Ngewe ndatangira kwigisha saa 8 baragagaye. Ushobora kuza saa 7 na saa 6 wari ufite impamvu, birumvikana. Ariko nkawe uvuga ngo aho ngendera hose barampa ijambo natumiwe, we baragushutse civilian. Ntago umurimo w'Imana ari wo kwitwara uko ubyumva, ntago ari ukukora igihe ushakiye, nta nubwo ari ukukora uko bishatse. Ibintu by'Imana bifite gahunda. Ese nimba ibintu by'abana b'abantu bifite gahunda, ibintu by'Imana bibura gahunda gute? No, paragushutse. Kugira ngo umuririmbyi azajye kurepeta ni ikibazo gikomeye. Kugira ngo umuririmbyi azaze muri korari ni ikibazo. Kugira ngo uzabone umudiyakoni ku rusengero ba civilian ni ikibazo. Hari urusengero ugeraho ugasanga ivumbi ryuzuye ku madirishya, kandi ngo bafite ngo abadiyakoni 80 mu mariki. Ugasanga amatuwarete yaranduye yabaye umwanda, kandi ngo hari abagore b'abadiyakoni bakamenya gukubira tuwarete zabo, ariko izo ku rusengero zikaba umwanda, ku buryo hinjira wafunze amazuru. Ariko burya Imana igira abakozi benshi. Njya nyishimira ukuntu Imana yakoresheje leta. Iki gihugu ndagikunda, iyi leta yubahwe. Imana yakoresheje igihugu cy'u Rwanda bategeka isuku mu nsengero. Birababaje aho gitifu abera ijisho itorero, pasiteri na mushumba ntibabera ijisho itorero, ahubwo mukamenya kujya gupanga ukuntu abana banyu bazajya kwiga i Burayi, ukuntu mugomba kugura amamodoka, n'ukuntu mwubaka ibibanza, ntimugakame izo mutaragiye. Ni gute se? No. None se mbabazi, leta yashyizeho itegeko y'isuku mu nsengero zanyu, hanyuma izana bashakira bazajya babakoropera banabakuburire. Murababaje. Maze bafunze isengero mutangira kuvuza induru ngo iyi leta ibiki se kwikorana n'Imana? Birababaje kuba leta ikorana n'Imana ariko itorero ntirikorane n'Imana, kuko leta ngiye mbona akazi bagombaga gukora bari kugakora neza. Hari n'abayobozi bo muri leta njya nitegereza nkavuga ni nk'uyu muyobozi wamuhira itorero yarishyira kuri gahunda, ariko birababaje kureba abayobozi bose nk'abayobozi 50 mu itorero, ukabona kugira ngo bone uriyobora ni danje, ni hatari. Umusirikare wa Kristo, umusirikare mu buryo busanzwe w'umubiri, nta muntu umutegeka gukora akazi, ni ukibwiriza, ahubwo bamupangira akazi. Baryama batekereza iby'akazi n'ukuntu ari bugakore. Imana itabara itorero, Imana ibarinde kuba abasivile, kandi Imana izakurengere. Ntuzapfure umusivile, uzapfure umusirikare wa Kristo.
ntabwo umusirikare bajya bamutegeka gukora akazi, bamupangira akazi. Ujya kubona ukabona umushumba hageze mu iteraniro 5:00 kandi ntibibe ibintu bimucitse cyangwa bimugoye, ahubwo ugasanga niko asanzwe. Ukibaza ngo mbese nimba iteraniro ritangira 3:00 uwo mushumba ko bigeze 5:00 izo ntama ziri kumwe nande? Maze rero nimubona abantu barabaye amabandi, nimubona abandi nta discipline, nimubona ngo bujya kubona ukabona umuntu araturumbutse ngo n'umuhanuzi nitwa runaka sengera muri ADPR ku mudugudu uyu n'uyu, ukabona ameze nk'umubandi neza. Barezwe nande se? Barerewe hehe? Kwiyo uri umuyobozi ukaza mu iteraniro kare ugira ibyo ukosora ukagira n'ibyo ukumira, kajya kumva amafirimbi mu rusengero ukagira ngo bari muri stade. Nyine baravuza amafirimbi, none se natavuze ifirimbi azabwirwa n'iki ko ifirimbi mu rusengero ari icyaha? Nani si icyaha ahubwo ni ikosa, kuko ntabwo ibintu bikorerwa muri stade bikwiye gukorerwa no mu rusengero. Kumva ibikobwa wapi? None hari ibintu bikwiye mu rusengero, ariko barararuje bameze nk'intama zitagira umungeri. Barahugurwa nande? Imana itubabarire, Imana iduhe kuba abasirikare. Haleluya. Ariko ndashaka kukubwira nubwo twabivuzeho, nkubwire ngo umusirikare nubwo ababayeho gutyo, umutima w'igihugu, igihugu gitekereza ku musirikare uko bwije nuko bukeye. Mu mitungo iba mu gihugu ya mbere harimo umusirikare, hakabamwe umupolisi, kuko mu bintu byihutirwa umutekano ugize gute? Umutekano ni uwa mbere. Niyo mpamvu uzasanga hari amavuriro ya gisirikare, usanga amashuri ya gisirikare, aho abasirikare bahahira. Yego, usanga bafite ibintu byabo by'umwihariko leta ibatekerezaho, ikavuga ngo kugira ngo umusirikare, haleluya, kugira ngo umusirikare akore akazi atuje turakora iki? Reka turebe ikibazo dukemure bimwe mu bibazo byo mu ngo zabo. Niyo mpamvu uzabana babaha inguzanyo, na musirikare wabura inguzanyo ntibishoboka. Bamuguriza agira ibibazo akemura mu bana be, bamuguriza agira ibibazo akemura ku mugore we. Ikindi, umugore nta mugore w'umusirikare usonza, nta mugore w'umusirikare, nta mwana w'umusirikare birukana ku ishuri. Ntago bishoboka, kuko babashyiriyeho uburyo bw'inyoroshyo kugira ngo babeho neza, nabo nibaba mu kazi Imana ihabwa icyubahiro, bajye bahora batekereza iby'akazi. Natwe rero muri uyu murimo w'Imana, iyo twitangiye umurimo w'Imana ntidufate umurimo ngo tuwujugunye. Hari ibintu Imana ya Isiraheli igitekereza kuri twe ikajya idupangira. Iti mama Sharirene umwana wanjye kugira ngo atuze ankorere neza, namukorera iki? Reka mupangira y'inzu ya buri kwezi. Haleluya. Ubundi nanjye naba ndi kuri kamera nkahubira shawo. None reka mbabwire, iyo nibutse ko afande Jesus yampangiye y'ukwezi nkajya mbona y'inzu, nanjye mpita mvuga nti boss uwakora yakorera wowe. Ariko atayampaye burya mureke mbabwire, hazamo akantu. Hashobora kuzamo akantu da. Ukuryo wanakambye impangu tubundi ze ndagukorera ejo nibazana hanze. Yego. Mama Sharirene kugira ngo akomeze ankorera umurimo neza, ndamukorera iki? Reka ngira ibibazo nkemura mu bana be. Imana iba yaradukemuriye. Ariko nta nubwo yabikemurira rimwe, nayo yose yabiri kubara. Ibikemuriye rimwe se yazongera kutubona. Hari ibintu Imana yakemura. Reka nkubwire, hari ibintu dukora kugira ngo izadutabare, ukajya unayishakaho ubushuti kugira ngo nibikomera nyine izakwiteho. Hanyuma narindi kuri uyu musirikare episode ya 23, hanyuma narindi kubabwira ngo umusirikare akunda akazi. Nagira ngo mbabwire ngo dukunda umurimo w'Imana. Abaririmbyi mukunda umurimo w'Imana, abakristo mukunda umurimo w'Imana, abahanuzi ni mukunda umurimo w'Imana. Mureke mbabwire, uhamagara umunyamasengesho ngo nagugire gute, ngo nagusengera geta kubaza yufite. Ntabwo ibyo ari ugukunda umurimo w'Imana. Agatera imibare y'amafaranga. Ni nayo mpamvu uzasanga iyo uri umukene ntibagusengera, ahubwo basengera abakire. Impano zabo ni mu bakire zigarukira.
iyo umuhamagaye akababona yuko waparitse imodoka naho yaba afite umwana mu bitaro yamutaye ariko akaza akagusengera. Iyo umuhamagaye akamenya yuko ufite business irya icyo byakwegeraho inshuti n'amaguru yayagenza ariko akaza kugusengera. Ntago ari uko bikwiye kugenda. Abakene bakwiye kukubona, abakire bakwiye kukubona, ibyiciro byose bikwiye kukubona, abifashije n'abatifashije ukwiye kubasengera. Kuko umusirikare ntarobanura ku butoni yari kurinda, arinda abantu bose kandi akabacungira umutekano batanaziranye. Wareba rero na bene wacu babavuga butumwa, umunezero wabo usanga uba mu gutumirwa n'ahantu heza bari bumuhe envelope itubutse. Yatumirwa kuri uwo mudugudu ati yinzu yabonetse yinzu yabonetse to umunsi ndatahana gatubutse, ariko bamutumira mu bakena agahita akambye impanga rimwe na rimwe akabashyiraho impamvu ati sindi buboneke. Ngo ni ubusivili. Bene wacu babandi b'abadiyakoni ugasanga mu gikoni habuze uhakora, baragira abashyitsi bamubwira guhata igitoki ati nzara zanjye, wamubwira gucana imbabura ati hinga mpamagara kana kandahira amakara, yego banyira mwiza b'abagore b'abadiyakoni. Ukora muri toilette umubabarire umuha amahoro, gukuba ibisafuriya byamaze gutekwamo imiceri n'inyama kumwe babikuba. Oya igihe cy'ibyomba ati abana bari mu rugo bonyine nta mukozi ngira, ariko bavuga bati nimuzane ibiturisho nyiramwiza akaza yikaraga mu materaniro akajya guterura igiturisho. Ariko muri abanyamitwe koko, kuki ubasha guterura igiturisho kubera iki utabasha gukuba amasafuriya batetsemo umuceri? Kuki utoza ibyomba abashyitsi baririyeho ku rusengero? Akaba ntiyakugira mu gikoni ngo ateke, yajya no guteka agakaranga inyama ngo niza ashoboye, ariko kujya gutegura amasorori, no gutegurira abayobozi akabishobora, ariko gukuraho amasorori ajya koza ibyombo bikamunanira. Ntago uko ari ugukorera Imana, ibyo ni ubusivili. Nimwisuzume kandi mwisubireho. Hari n'abandi badiyakoni bagira umuhamagaro wo kubara amaturo kandi batazi no kuyatanga. Abo ni nk'abayobozi nabo ubwabo barigitisha imisoro mu bikorwa byabo, imisoro n'amahoro, hanyuma bakamenya kujya gutanga raporo yaho batatanze imisoro kandi nawe imisoro imureba. Mani baho umugisha, ndabakunda cyane. Ibi mba ndi kubivuga kugira ngo tube abantu beza bakunzwe n'Imana ndetse n'igihugu. Iyo ukunzwe n'Imana ugakundwa n'abantu ni umugisha ku buzima bwacu. Hanyuma Imana y'amahoro nibubake kandi ibashyigikire, ibarinde kuba abasivile kandi ntuzapfure civiliyane. Imana ikugire umusirikare wayo kandi uhamye, kandi nagira ngo mbabwire iyo tubaye abasirikare beza Imana itwambika amanyenyeri. Imana itwambika amanyenyeri mu buryo bw'umwuka. Hari amanyenyeri burya tujya twicaye tuba dufite, kandi na amanyenyeri twambikirwa ahera n'ibintu Imana yikorera, hanyuma bikanzurirwa hano mu isi. Abasirikare ba Kristo, abasirikare basanzwe, Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe. Dushoje episode ya 23, hazakurikiraho episode ya 24. Imana ibaha umugisha. Ndifuza kubabwira ngo mukomeze mukoreshe ya abatarakora subscribe muyikore kugira ngo mukomeze murebe icyigisho cyitwa umusirikare wa Kristo, kandi mukomeze kuzirikana ijambo twatangiranye ryo kubabwira ngo itorero n'igihugu byubahwe, umwami n'umwami Imana nibubahwe, amaturo n'imisoro nibyubahwe. Imana ibaha umugisha. Ndifuza ko dusenga. Mana turakubashye, turagushimye ko watugize uko turi, kandi turagushimye ko utekerereza abantu bawe badukurikiranye kugira ngo bumve ubu butumwa bwiza bwo kubahugura. Habwa icyubahiro. Turashaka kuba abasirikare ba Kristo afande Jesus kugira ngo dutunganye iby'ubwami bwawe tukiri muri ubu buzima, urusheho kwaguka kandi turusheho kwaguka no kunguka. Ndagushimye ko wanshyigikiye kandi ndasenze mu izina rya Yesu.
Amina. Ubu butumwa bugere kubo bwagenewe abakuru ndetse n'abato. Ndamenagura imbaraga z'umwijima zikumira ubutumwa zikabutangira. Bugere kure mwami, bwambuka imipaka, bujye mu mitima y'abakomeye n'aboroshye kugira ngo ubwami bw'Imana bwaguke. Komeza ushyigikire itorero n'igihugu, ushyigikire abaturage ndetse n'abakristo, ushyigikire mwami abashumba n'abandi bayobozi b'igihugu kugira ngo umwuka wawe atembere mu itorero no mu gihugu. Dusengeye mwami n'abadukurikiraniye kure, ubagirire neza mu bihugu byabo batuyemo no mu yandi matorero. Turasenze ngo ubwiza, umucyo, urumuri by'Uwiteka birabagirane ku buzima bw'abana bawe. Ngaho utange sapoti mu itorero no mu gihugu, kandi ubufasha bwawe burakenewe. Ndagushimye kubyumvise mu izina rya Yesu. Amen.